noneho ngiye ngenda nk'umuntu kusubwo byakunanije mba ndamuto uramwandagaza ahubwo umuntu ashaka ko arize ngo ikibazo tugize gute dufitanye barangira imoko z'amabere zigaragara noneho banakina bamunyaraho rero uramuga ntiyumvisha ko ari amazi bakoreshaga oya kuko yumva ko bamunyayeho pe yabonaga inkari byatumaga bashaka basigaye babibona hafi ibiki asigaye batunze abagore babase nagiye gusura umuntu nsanga umusheri wanjye niba yararebeye mu idirishya nk'umwirido akabona umugore waraje yari umugore yansunikiye munsi y'igitanda uretse kwihuta iyo nkuru tuyitware gake ariko iyo nkagiye kwibagira baba bari buyibagate bataha ingageze kwibagira sugo amahirwe make kamerama ako kantu kabikora aha twongeye turabasuhuje aho muri hirya no hino hatandukanye haba mu Rwanda ndetse n'ababandi tuvuga ko bari mu ntara ya gatanu baba diaspora mwese turabashuhuje nisobanukirwa TV reka nizere ko mumeze neza ne muserize rero hano ni kuri sobanukirwa chaîne yacu hano imbere yanjye mpafite umutumirwa icyamamare umusani umukinnyi w'amafilme umwanditsi n'ibindi byinshi ari butwibwirire ubundi muraho neza urakomeye cyane ndakomeye cyane ibyo bintu wabikuye se ibiki ibyo cyo kwambara neza nuko utiyerekanye ngo bakurebe barebe ukuntu wambaye neza ese ko nambaye ikositimu oya ugiye mu murenge umurenge oya ariko ndahanyura ngiye mu rugo ntashye ndanyura ku murenge ntabwo ngenda njya gusa wambaye neza wambaye nk'abamama ibintu aba ari byiza ariko wambaye nk'abamama nako uri umumama ubu wambaye nk'iki none ubwo nabigana oya nambaye neza nyine wirenza aha ninde tugiye kuganira uyu munsi rero hari abakuzi ariko hari n'abatakuzi nitwa amazina yanjye niswe n'ababyeyi banjye nitwa Sekanakabuze Umutoni Lisi ngo witwa iryo rya mbere ngo ni Sekanakabuze Umutoni Lisi ntabwo wabajije ako kana kariko nzakuzanira mama na papa bazakubwira ko bari bafite aha tuguhaye ikaze rero amakuru y'iminsi bunhugiye mu biki hari abakuzi muri filme ukina nge iyo nabonye nirenze imwe bunuri muri iyi minsi nandi gukina muri Nyirankotsa ariko kubera ko hari gukina muri Nyirankotsa bampinduye inkoko ubu hari gukina inkoko ngewe mbaye nubutse ariko kwandika nkunda kwandika filime bonde urimo kwandika ubuzima bwawe bwo gukina filime ubuzima bwo kwandika ukagaruka ukabuza no kuba umubyeyi ni ibintu bikorohera ku ruhe rwego nakinnye filime mbikunda kuko ndi umwana nakundaga gukina amakinamico nko ku ishuri noneho nkuze nza kugira amahirwe umumama wazamuye impano yanjye yitwa Mpano no ku Kibuye baza muri quartier kuhakinira amafilme ba Ntarizingore Baironji ba Sia ba Ndahiro baza ku Kibuye nyine nanjye ngenda ngiye kureba ntago ngiye nafite gahunda yo gukina filme ahubwo barambwiye bari muri casting noneho bakabwira umumama ngo natuke mugenzi we
agasubiramo. Umumama yari umurokore, yari ADPR ngira ngo biramunanira. Noneho ngiye ngenda nk'umuntu kusubwo byakunanije. Mba ndamuto. Uramwandagaza. Ahubwo umuntu ashaka ko yarize ngo ikibazo tugize gute dufitanye. Bari bafitanye. Baranyinginga bambwira tugomba kugukinira. Utangira ukinira ubuntu nyuma y'uko ndagira amahirwe ukakinira amafaranga bitewe n'ukuntu witwara muri filime. Ariko ba n'icyamamare. So nturi icyamamare. Sinanabikunda cyane kwamamara cyane ahubwo nkunda kwandika cyane. Kwandika. Uno ku mazi. Uro ku mazi. Navukiye ku mazi ariko n'ubundi busanzwe navukiye Kayove. Uvukiye? Kayove. Uri umunyarutsiro. Ubu ni muri Rutsiro. Uri umunyarutsiro. Abanyarutsiro mumenyane n'uyu muntu. Tumenyane batware Remero. Mujya mugera Gisenyi mumenye ko ari mushiki wanjye. Baje bandikemo muri comment bati abanyarutsiro twaje. Abanyarutsiro tumenyane. Rutsiro imaze kubyara ibyamamare. Barahari. Ariko haba n'inkuba. Inkuba? Zabaga ahantu bita irwankuba hejuru kwa ngo nira ariko ndumva zaragiye. Bashyize mirinda nkuba. Umunyarutsiro wacu. Yego. Komera. Aha, reka twinjire rero mu kiganiro tunashimira n'abantu bagerageje kudusaba ko twazagutumira kubera ko bakunze ibitekerezo byawe. Wari uzi ko hari abantu bespera? Ntabyo uzi. Kandi uri icyamamare. Bahita babimbwira. Wowe ntago ari wowe abanyibwira. Uri icyamamare. Aha, ubuzima bwa filime n'ubuzima busanzwe ntago bijya bikubangamira. Ubihuza. Ntago bimbangamira rwose. Bihuza gute? Filime ntago ari bakina buri munsi. Ugira igihe cyo gukina filime ukagira n'igihe cyo kwita ku rugo nyine. Sene yakoroheye ni iyihe? Niyo gutuka. Ntayibaho. Nta sene yoroshye. Zose ziravuga. Sene waba warakinyika kugiraho ingaruka? Ni sene nakinnye ndi mukase w'umwana nkamugisha nkoshya umuntu ngo amunige. Nigeze mpura n'umwana hano kuri wa Baptiste aravuga ngo dore cya kindi cyishe umwana. Nikanga mama aravuga ngo turagufite ngo dufite CD yawe uri gukina filime. Urumva ariko umwana we yarazi ko namwishe. Ntabwo ubireba ukavuga ngo si wowe. Nakinnye ikangora ni iriya yo muri Nyirankotsa ko nkina ndi umugome pe. Rore bampaye ni ubugome umurozi. Wadufashije ukaba umugome kuri kamera? Oya. Ntabwo ikiganiro bazakiriye. Oya gerageza. Naba mubi. Waba mubi? Oya abantu badukunda buriya ni byiza yuko bibutsa. Oya tuzabakinira filime ahubwo. Noneho mfatemo rore ndi umugome. Mwabyumvishe? Ndabizi ko babyumvishe. Yica hano kuri Sobanukirwa TV. Nyine babone koko nakinaga ndi umugome. Abantu bashaka ko filime isohoka vuba muri comment. Gusa hari ikintu kimwe. Filime abantu bagomba kumenya ko ni irigwa. Uriya muntu buri ko nari gukina n'umugome ko mutera ntago ari umugome. Abashaka ko mubona uwo muntu nyine kuko nye bavuze ngo Elize ugiye gukina uri umupolisi. Yego. Nukuba iyo role nyine ikubereye. Abo umupolisi. Kaba we. Wanyawe bakajyana ariko n'ubuzima busanzwe ashobora kuba ari we. Naho yuzanye umuntu wenda waba ugiye gukina urinda. Bakamvuga amasena akomeye nayo gukina urinda yakoze mu rugo bagutuka. Urinda bisaba wenda baragukora ku mabere birasaba nyine watinga nk'umuntu birimo. Niba bazi kugukoraho ngo bifate uya. Niyo mpamvu babiharira babishoboye. Biriya bintu ntabwo bijya biteranya nk'abadamu n'aba. Barabitira bateranya n'abakora filime bagahita bakora bose. Hari uzabaye yo kumbabaye. Yakinnye filime bamunyaraho. Rero ntabwo uriya mugabo yiyumvisha ko yakinnye filime bamuciriyeho akenda
imoko z'amabere zigaragara noneho banakina bamunyaraho rero uriya mugabo ntiyumvisha ko ari amazi bakoreshaga oya kuko yumva ko bamunyayeho pe yabonaga inkari ati ibyo kumusobanura ngo nta mazi ngo hari kameramani ngo hari aya bagiye kukunyaraho uri ese uzi ko ari abantu batuka umuntu uri muri filime ngo cyakiraye nawe imagine ntushobora gutekereza ngo harimo kameramani harimo umuntu ufite sound harimo buryo director mbese ntabwo filime bisaba ngo wenda ugere nk'ahantu bari kuyikina rero ushobora kubivuga cyangwa bakerekana behind filime iravuga njye niyo ndibukira filime ndananuka urananuka wazabireka oya abantu mukunda Marene mutubwire niba mushaka gusubira muri filime unanuka se n'umuntu ashobora kugenda akananuka wanatwita ukananuka nese bazareke twisa akananuka Marene tubyihorere shaka tuzatwita se wowe ntuzatwita genda cyari muto cyangwa unantwitishe ku ngufu uri muto kanje muto nkanje njyewe gisa mfite 17 uri mukuru naringize ngo turangara none undusha 3 yose Mare reka tujye no mu buzima busanzwe kuki bakwise akenshi Marene iyo zina ryakomotse kuki nashyingiye umwana umwe cyangwa barenze umwe kuko amaze gushyingira benshi rero urumva iyo washyingiye umuntu nta rindi zina kwita rero kubera ko namushyingiye ari umusutsi aba akorana n'abantu benshi ari umusutsi menshi ari iki aribo bita urumva rero niho ryavuye na shangazi n'abana ba basazani bakundaga kunyita shangazi rero n'abapapa bo muri quartier bakanyita shangazi ntabwo bari bazi amazina yanjye komputere hanyuma se ibyo ni ibintu wanyuzemo dufashe kuki uyu munsi urubyiruko rutari gushaka cyane cyane abahungu nka Marene ibi bintu birimo gupfira he uzi impamvu batari gushaka se none se niba ibyo baba ubundi kera ntabwo ndi mukuru cyane ariko nzi ko kera umuhungu yagiraga imyaka runaka akumva yashaka akumva nawe hari ibyo abona na bagenzi be akabatatu nanjye rero ngira urugo mbyaye hakiri kare nite ku bana banjye hakiri kare noneho tutirengagije kera ababyeyi bajyaga baha abana 8 subize yego umwana akavuka w'umuhungu akaba azi neza ko uko byagenda kose rize umubyeyi niba ari umukene akaba atakuburira akabarima ko guturamo biragoye rero icyambere n'ubukene biri mu rubyiruko kandi urubyiruko rwo muri iyi minsi hari n'udashaka gukora n'ubwiye n'imirimo nayo bashaka kuyibura ariko hari n'abadashaka gukora ikindi navuga yego nuko ibyo bakenera ibyatumaga bashaka basigaye babibona hafi ibiki basigaye batunze abagore babase basigaye batunze abagore babase none se nk'urugero umuhungu niba yaravugaga ati ko rwose ntabwo ngomba kurara njyenyine nkiba mu cyumweru ashobora kuba ari iyi ndyo nk'eshanu ntarabashaka ibijumba ibishyimbo ari iyi ndyo ahamagara Ivete ahamagara Rine ahamagara Rusi ahamagara n'abandi uravuze ngo ari imbye eshanu ari Ivete ari Rusi n'abandi ibyo rero bituma adagira ubushake bwo gushaka ati sibone ni gushaka noneho abasore basigaye bafite abana 5 ugasanga ufite abana Elize hamwe mugira yewe barakererewe niba ntawe ufite bera iki oya barakererewe kandi ufite n'imvi ndamufite ngiye ndamufite ufite n'umugore nabivuze kubera ko ngewe menyereye ko umuntu afite umugore tuba tumuzi imagine ko umugore wawe ntawe nzi ubwo rero ni nk'aba abandi bose ndi muri za ndyo eshanu rero ibyo ni nacyo kibazo abakobwa dufite muri iyi minsi
umuntu uri gucuranga rwose pe nihangane. Twarimo tuvuga hanyuma ubona nta ngaruka bigira ku muryango mugari nyarwanda? Ingaruka zirahari kubera ko hari n'abahisemo kubana n'abo bahuje n'igitsina, harimo abakobwa bahisemo kutabyara reka n'ubundi sinamubyara azamara iki. Nyine sosiyete ifite ikibazo ahubwo wowe wambajije nabi. Njyewe ni ikindi kintu nshaka kubwira, wari uzi ko urubyiruko rw'ubu rutagitinya sida? Sida batinya ngo sida ni sida, batinya inda. Buri umukobwa umubwiye yuko nta nduri bumutere menya agakingirizo ntabwo yakwirirwa kubaza, ariko nzi impamvu. Kubera ko nta mwana abana bo bari kubyiruka muri kino gihe ntabwo babonye umurwayi wa sida. Abonye umurwayi baza abantu babana na virusi itera sida, ariko ntabwo barabona umurwayi wa sida. Badutandukanyirize Mare. Wowe se ntabwo uzi gutandukanya? Sa nkubimbwiraho n'ubwo kubimbwira no gukosora. Umurwayi wa sida n'umuntu ufite virusi itera sida batandukanye. Cyonzi cyose nuko bafite sida. Ubwo bose bafata nk'abarwayi. Oya, umurwayi wa sida umuntu ufite virusi itera sida wagize ibyago nyine byo kwandura iyo virusi, ni wa muntu umeze nk'abandi, utatandukanya, ukora imirimo ye, mbese hamwe bakubwira ngo sida ntipimishwe iki ijisho. Uwo muntu wa muntu ubyuka agakora nyine uwo niwe muntu ariko bidasobanuye bitavuze ko mu maraso ye harimo ya virusi. Noneho umurwayi wa sida ni inde rero? Ni wa muntu watangiye kurwara ibyuririzi, ko sida ni agakoko kamunga abasirikari b'umubiri bagacika intege, noneho igituntu kikaza, zone ikaza, malariya niyaza ntikire, diyare nyine akajya hariya none akarwara akaremba nyine ku buryo nawe ubona ko ari iki, uwo niwe murwayi. Uwo rero ntabwo abana barababona. Imana ibatembereze. Abaramubwira ati busa arwaye sida, yabona akabona ndi gushyiramo agakanzu, akabona ndi kujegera, akavuga ati tose dani indwara n'izindi n'umuturanyi n'indi mvugo tugomba kwamagana. Umwana akicara aho kugira ngo ngo ndware kanseri, ngo ndware diyabete, ngo narwara sida. By the way, sida ntikira. Mwabyumvishije? Sida ntikira, babyumve. Sida iracyatwugarije. Iyo message isubiremo Mare bayumve neza. Mpereye he ku murwayi wa sida? Oya, ati mwabana sida ntikira. Sida ni n'icyorezo gikomeye cyane, usibye no kuba gikomeye gihangayikishije n'isi. Nk'ubu umwana w'umukobwa araza akaryamana nawe kubera ko yaje yihishe, akaryamana n'umugabo. Oya, nawe uri umugabo, kuki se udashaka ko ngutangiraho urugero? Urumva cyangwa uvuge ko oya ndiwe. Uwo mwana w'umukobwa aje yihibye iwabo, aryamanye nawe mukoreye aho, ntazi igisubizo cyawe, ntahise yirukankira kwa muganga, kandi n'ubuntu ngo bamuhereze ibinini. Hari ibinini birinda umuntu kwandura, hari ibyo batangira ubuntu, hari n'ibyo n'ibyo bagura, ariko ibigurwa ni bya bindi waba ukeka ko wanduye baguha umwe mu minsi 28, ariko bya bindi byitwa PEP biba ku bitaro unywa igihe cyose wumva ukora imibonano idakingiye ubuzima bwawe bwose, igihe utarahitamo umuntu umwe wo kubana nawe. Ibyo byo bitangirwa ubuntu kandi ibitaro birahari. Rero abana b'urubyiruko nabo muhura nabo muzajya mubona mubabwire ko sida ihari, kandi sida ni mbi. Kanseri irakira, mwarubizi, kanseri bayipimye ikiri ku rwego rwo hasi irakira. Diabete yikurikiranye regime neza irakira, ariko sida yo ntikira. Ubwo nyine kaba kabaye tuzayifatira ikindi kiganiro baze kuza kubidusaba. Utanze message nziza kandi koko sida urubyiruko rugomba kwibuka yuko sida igihari. Mari twigarukire muri filime, twigarukire imihanda. Ese nawe iyo tiri murayizi y'imihanda? Imihanda yanyereye.
muri iyi minsi ni nk'akahe kantu kakoye ukabona ko yanyereye Mariya? Nako. Yumutse. Ngiye ntabwo iranyerera. Reka tugaruke mu buzima busanzwe n'ubundi cyane ko nicyo iki kiganiro cyatumye tugikora kuyakomeza tugira inama ariko unadusangiza amwe ku mateka yawe ubuzima bwawe buriya biroroha cyane niyo mpamvu na pasiteri baba bavuga bati ngewe kera nari meze gutya ariko Kristo yarangendereye. No comment. Kuri nta kintu ndi buvuge ubuzima bwanjye ariko ni uburenganzira bwawe kuko nabuvuga bwira bwacyo rero ibyo ni ikiganiro cyabyo. Ni iki cyakubayeho ukiri nk'umukobwa Mariya wumva ujya wibuka uvuga ati mwabana cyiza se cyangwa kibi gisekeje basi gishobora kuba gisekeje ari cyiza cyangwa se kinasekeje ari kibi. Ikintu cyambayeho nibuka nagiye gusura umuntu Musanze umusheri wanjye ngezeyo turasohoka turasangira turishima noneho turataha. Yego. Tugeze mu geto apana nubwo ari geto yari urupangu turinjira tugeze muri salo kwa kundi bagusanze kwa sheri umuntu arakomanga niba yararebeye mu idirishya nk'umuhirido akabona umugore waraje yari umugore yansunikiye munsi y'igitanda uretse kwihuta iyo nkuru tuyitware gake erize ku kibibere garuka nemaze nk'imyaka 10 nabitekereza nuko mwicaye saa moya saa yine z'ijoro tugiye kuryama ntaranamenya niba ndi burare mu cyumba cy'abashyitsi cyangwa turi burarane nyine iyo sije ntabwo turayivugana. Yego nanjye ntabwo ndabikubaza ariya ariko y'inkagiye kwibagira baba bari buyibagete bataha ingageze kwibagira sugo amahirwe make kamerama ako kantu kabikora amahirwe ko bitari bubago shaba ari make okay sawa hanyuma saa yine z'ijoro wari utaramenya kuri burari mu cyumba kibashyitse se cyangwa nk'abandi burari mu cyumba cyangwa mu cyumba cye. Yego wisanzuye mu Rwanda sha ubwo ndi kujya ndeba n'amarido yawe yamwana sheri ahubatse inzu nziza saa yine rero umva umuntu arakomanza mbona umugabo ahise kuko umutima sore ariko ako kanya yari umusore arebye mbona namugore yanshyize munsi y'igitanda kandi cyane yo ubona yavuze bishe none wagira ngo njye nagize ngo ahubwo turatewe baje umugore arinjira sheri bitati umva kuki umeze nk'ikigori arirakaza umwana yarwaye hano ni kwa muganga muzanye ni kwa muganga baratukana uri gicucu ntabwenge ugira rero umugore nawe uri he yari afite agasonga bugari akunda kwicara muri munsi y'igitanda arangije nyine mudamu aravuga ngo baze gutwara agasonga bugari ariko koko nandi kukareba munsi y'igitanda ndagasunika nawe munsi y'igitanda urakabafata akajya ariko ndi kwibaza barankubita umugabo ashaka kwihakana avuga ngo ni ubujura nanjye sinari nzi ko ari ukazirya da z'ubuginga kandi abagabo babikora nyuma rero ko yakomeje gutuka umugore niho umugore yaragiye mu gikoni niba yaragiye njye nagiye kumubona mbarambye ngo sohoka wiruka nabaye ivumbi wenda munsi y'igitanda wenda kimaze ahari harimo nk'umusaka wabaye inzobe cyane nduzi ko nari nk'ubu ngubu bafatiye nk'umukobwa ahantu ko basigaye bakoresha ibitanda hatajyamo n'urukweto yamuhisha he bariho kuyishyira munsi y'ameza nayo ntiwayajya ameza y'ubuse aba ameze nka muviringo munsi y'imeza bashyiraho gaze shayigaye ashobora no kuzambura wa muntu we wigaye iki kiganiro ntukibona ubabaje Marene dore agenda karamwishe ariko mutondo naramututse hanyuma
ntago nshika iyo nkuru ntibarangira umaze gutururuka njya guhagarara ku irembo hashize nk'iminota 30 umuzamu araza amereza ishakoshi ampa n'inkweto amaze kumpa inkweto arangije ampa n'amafaranga ngiye gushaka icyumba nyine ndarimo nuko wari wambaye akajampa se basi jampa ntari nambaye neza bisanzwe nk'umuntu wagiye gusura sheri nyine nipante nazi ko ndi bujye munsi ariko iyi video ni sawa uzi ko mbonye filime tuzakina shama ntabwo nayikina abashaka iyi filime mwandike muri comment abashaka iyi filime ya Marene mwandike muri comment abihereho hanyuma Marene niki uvuga uyu munsi ku bantu bakora ibintu nk'ibyo bagatendeka cyane cyane abagabo ubifata n'abakobwa umuntu utendeka biterwa na tagisi waguze none se niba ufite tagisi ijyamo abantu 18 turakubwira ngo ushyiremo umuntu umwe ngo mukimare niba ufite tagisi ijyamo abantu 18 turakubwira ngo ushyiremo umuntu umwe biterwa buriya utendeka byo ni icyaha ukundira umwana kuwundi icyaha ako nyine ababikora kandi abantu bifitiye tagisi ese niba afite umutima ungana na tagisi uramubwira ngo ashyiremo umwe azapakira abajyamo biramureba azabona nyuma bose baramutaye sigare bamubwira ati ari ukuntu ushobora kujya gupresenta umukobwa ukabwira umuhungu ati uyu munsi ndabereka fiance ndabereka sheri arangiza wamuzana kandi yamuraranye umukobwa yamureba akanga kwinjira buriya mubona abakobwa benshi banga impeta hari n'igihe bari kubona hari uwo yarasezeranyije ko ariwe bazabana ni wowe wanamutumiye ari aho ngaho akakwicira rero nicyo kibazo kihaba iyo ufite abantu benshi unanirwa gufata umwanzuro hari story numvise mu minsi ishize ngo umusore ngo yagiye gupresenta sheri we nkuko bivuze hanyuma umudekorateri wasanga ari umugore we babana mu nzu apana byo kuvuga ngo ntago ngo babana banabyaranye ibyo bintu kandi hano hanze birahari kandi byabaye ahangaha muri uyu mujyi inaha ye kubikaze mare gusa okay je murabizi muri comment mubivuge ibiki ko ndi umwana mwiza okay none tugaruke wenda dufashe nko kuri story yawe kugira ngo dutange na message wenda runaka uvuga iki ku kintu cyo kuvuga ngo abasore b'uyu mububu ngo abakobwa uyu munsi bajya gusura abasore mu mageto bivugaho iki wewe umukobwa ujya gusura umuhungu mu mageto ntabwo nanabizi niba ari byo yahisemo gusa ibyinshi bibera muri geto niba ari Brian yaravuze ngo mwa babyeyi umenye ko abo bana banyu ari abagore bagenzi banyu ngo ari igihe uri kurira ngo se yavutse we urwe rwaraye rusenge rero uriya mukobwa uba warafashe ubuzima bwawe uravuga ngo ubuzima ni nk'ikirahure bitereye hejuru bukagucika urasandara uraguruka icyizere ni nk'amazi iyo gitakaye uwo muntu uri kwirirwa kwidagadura nk'ikibuga cy'umupira najya kurongora ntabwo ari we bazajyana mari ntabwo utangije impinduramatwara zo kubuza abakobwa kuza kudusura kubera kimwe se mwebwe mutajya kubasura iwabo uba babona noneho hari n'abahungu utazi ashobora kuba mwarimu manye nta kibazo hari n'umusore ushobora kujya gusura wanaraye iwe wahura na nyoko akiruka ngo ndagiye ngo mama ndamubonye nk'uwo muntu none se ariko nawe urabizi neza ko babyeyi bamama kazi ukazi iki ko ntawe uragukubita hari uragukubita njyewe kintu ko ibyo ntarabikora ntari uri imanzi njyewe imanzi tuziranye imanzi mwese mujye muri komenti tumenyane hari gifite 17
ariko nanone ntabwo wajya kwerekana ku mubyeyi ako kanya utarabiha umurongo. ibiki se baha umurongo uriya kera y'umuhungu yagukundaga yazaga iwa kwanza ikintu cya mbere yazaga kubasura ataragira n'ikintu akubwira akajya aza kugusura iwanyu nimugoroba akajya kubona akaboneriza arahingutse iwanyu akabati basanga yari we mukwe bakiheza bajya mu gikoni mugasigarana muri saro ukamuherekeza ukamugeza ku marembo ukagaruka ejo rize yazaza zajya wumva no mu misango y'ubukwe bavuga ngo uyu mwana n'ubundi urugo yarasanzwe abugendamo urugo yarasanzwe rugendamo uhingutse mwarahuriye kuri social media ari n'ubwa mbere muhuye kameramani rero ibintu dusetse ni kameramani bivuze abasanzwe rurara oya ariko ubu ngubu nanone turi mu isi y'ikoranabuhanga n'imirimo itandukanye ngiye ndumva ko WhatsApp ihagije yo kumenyana gutereta akaba ari urugo ifoto se niyo mpamvu leta yavuze ngo mujye musora kubera ko bamarene n'abapirate nta nubwo babazi neza abagarisodoneri mwabakodesheje nijoro bose nunareba nabi barajyana ikoti yoberwe naho barijyanye ubyishyure urumva why not say ushaka kumbwira ngo wowe wizeye iki niba utazi uyu mukobwa niba duhuriye hano nzakwesitoroka urugo rw'ikinyoma nibwo ruzabaho kandi izo story ziriho ziriho akagukodesha amarene ikintu kimwe icyo wemera abagabo benshi barababaye icyo wemera aba ari cyo ukomeza n'abagore benshi barababaye ntabwo mu gihano umwanya wo gufira amafaranga dukurikira iki umwami Yesu niyo yubaka oya erwa nicyo wemera jewe uneresa amezi 3 nemera cyo shaka agahandi keza kurambagira mu rugo ubundi wazi nkavuga nk'inkota ukajyoberwa n'ibintu ati yase ni wamukobwa ariko wemera muri byakugora wemera gukunda n'igihe kirekire ingo nyinshi zirana niz'abantu bagiye bakunda ntago mu gihano umwanya wo gufira sibo ntibatanuka nibo niyo yubaka oya siyo mpamvu ntuzonye kunshyiraho pressure ngo ndongore wenda pressure nagushyiraho naba nzamugutungira umuntu ubundi wakubwira ikintu navuga nk'itegeko nshinga ati kuriya muntu ugiye kubana abafite ibyo azagukeneraho nawe wemera gukunda n'igihe kirekire hari igihe ushobora kumuzana ingo nyinshi ziramye niz'abantu bagiye bakunda kakaba karabaye gushinga umuryango ni ibintu umuntu yihitiramo kubana n'umuntu mbese ushaka siyo mpamvu wenda turimo tunagana ku musozo abantu badukurikiye ndimo naganira na Marene ku buzima busanzwe bwa hano hanze atugira inama nk'inararibonye ndetse aradusangiza bamwe mu buzima bwe kugira ngo natwe tugire ibyo twigiraho uko mwagiye mubyumva hanyuma Marene turi kujya tugana ku musozo mbere ko dusoza iki kiganiro duhe ishusho weho wifuzamo umujeni turimo tunagana ku musozo abantu badukurikiye ndimo naganira na Marene ku buzima busanzwe bwa hano hanze atugira inama n'inararibonye ndetse aradusangiza bamwe mu buzima bwemeranya n'umuntu ufata ideni rya banki twigiraho uko mwagiye mu byumva ushimisha abasore hanyuma Marene turi kujya tugana ku musozo mbere ko dusoza ikiganiro oya ahubwo duhe ishusho weho wifuzamo umujeni w'uyu munsi aho gufata credit mugiye gukora ishusho nifuza muri mushaka cyo gukora uko buriya cyambere natike umugabo nawe nyashaka bari umumotari tabanze yigire murakora mukajya mu makuko nge ntabwo nemeranya n'umuntu ufata ideni rya banki bakishyura banki ejo bagazabona n'ikibanza abasore ariko bwabo nukuza tukarya tukanywa ubundi mikenyero mwarayishyuye mutarayishyuye nabyo bagakwiye ejo tukabona muri bagatwiragira nyine ariko icyo nagira inama umusore mwafata credit muri kuri ngewe ku giti cyanjye ari umwana wanjye cyangwa ari inshuti yawe nyashaka inama nayibwira ngo urugo ntago murakora mukajya mu makopera muzakora urugo kubera ko wabonye rusafite urugo bakishyura wese afite banki ejo bagazabona n'icyo ahubwo rongora wumva ko ugejeje bwabo nukuza fasha inshingano nk'umubyeyi kenyera umwara yishyuye kuba umugabo w'umuntu ugiye kuba papa w'umuntu ugiye kuba umukwe w'umuntu ugiye kuba mbese
muramu w'umuntu none wumve ko ku giti cyanjye ari umwana wanjye cyangwa ari inshuti yanjye uje apana gushinga umuryango ambwira ngo Rusi yarongowe ngo ugendere mu Kigali uzakora urugo kandi kubera n'ikindi kigoye abantu b'iki gihe tuba mu mujyi aho gorongora wumva kujya abenshi twaravukiye wenda nko mu mako inshingano nk'umukodesha ugiye kuba nanjye nkashakira mu bukode nyine bikagenda gutyo ugiye kuba tukinabagira n'inama ugiye kuba gushatse buriya abantu sinzi ikintu abantu bafite egare ko washyingiwe ejo kumva ko ugomba no guhita ubyara hoya mwakabanje no gukorera umwana kandi noneho dushyingiranwe ni kuvuze tuzabyara inyuma yego mwabanje gushaka ibyo abenshi twaravukiye zamutunga mukavuga ati imyaka 2 turi gufatanya kwa amaboko abiri nanjye gukora ibintu bikomeye noneho nyuma y'imyaka 2 tuzabyara nta pressure n'ababyeyi nabo tubabwira ntabwo umuntu ashyingiwe none ngo ejo ahita abyara buriya abantu sinzi ikintu abantu bafite egare ko washyingiwe ejo none se namenya buri gukorera abana oya twabana tukajyana mu rugo noneho dushyingiranwe ni kuvuze tuzabyara turamara mwabashaka bya bebe nyuma ya wa mwazamutunga mukavuga ati imyaka 2 turi gufatanya kwa amaboko abiri abakora ibintu bikomeye aravuga ati izo ni impunge ntabwo umuntu ashyingiwe none ngo umugore w'umujura yakwiba wanabyaye kandi buriya agahinda kubaho utarezweho twabana tukajya amahirwe yakwibona utarabyara afu n'undi wa n'igisabo rero turamara umwaka ariko ubimenye mbere kwazakwiba ahubwo waba uretse no kubyarana nawe urakoze cyane izo aravuga ati uyu muhungu ari kunteranya n'abatunzi ariko kunteranya n'abantu mwebwe mubimenye ngewe ubukwe ndabufite abahungu n'abajura ugize amahirwe twese turi abajura muri ubu buzima nta mweru baho ubimenye rinosa kwazamuntu uri perfect uko byagenda kose hari abagabo bananiye abagore hari n'abagore bananiye abagabo ariko kunteranya n'abantu mwebwe mubimenye byagize koloni ngewe ubukwe ndabufite twese turabajura muri ubu buzima nta mweru baho bihiye ko byagenda akaba wawe rero wikundira icupa bananiye abagore na madamu bibiri byo madamu we hariyo turizo ashyirwa buri joro abantu bashyingirwa buri joro ndabaramugisha abo bantu rero batatu oya umugore n'undi bakati akabundi none ugateka kamene gicuma amasaha wenda ndasanga wa wundi burara yicaye ku bihiye umugore narongo wawe rero wikundira ibyana byineshe madama byose ni yare none iriya yare bibiri byo burara mu kabari buriya we ashyingirwa umutwe abashyingirwa buri joro ndabaramugisha uwo munsi abo bantu rero batatu oya iragiye n'undi wa kane hakaba undi noneho wifite shameshe yego hari umuntu ubabara wa wundi burara yicaye akazi kuko ababaye hari uwishima nawe umugore nawe na Bibiliya iravuga ngo urushungano ibyana byinesheje umutwe byose ni yare none iriya yare ikavamo barara mu rushunga ndushyi no gutura urwo rushunga ndushyi kandi inzoga burya barabizi inzoga zimara ibibazo ahubwo zirabyongera uribagirwa uwo munsi umva twasoza zimenye gutuma abantu umva mujya muri komenti mumbwire iryo zina urushunga ndushyi byanditse muri Bibiliya ubwo rushunga ndushyi mu ruhe abababaye n'abafite intimba tunasoje abantu baza ahantu byanditse babishyire ko tuzahasome barasoje ikiganiro utangiye kugumura abantu ni abantu niba bashaka ko nzongera kubaganiriza bazabishyiremo reka tunawushimire wakoze Marie wadukubise story y'igitanda n'urushunga ndushyi gusa kameramani yaranyishyura kuko yasetse cyane kameramani oya na abantu badukurikiye wansekeje kubera iki badukurikiye baza kubyandika muri comment bifuza ko twazagarura Marene kurisobanukirwa namwe muze kuza kutwandikira ndetse n'ibindi bitekerezo byose mwumva mufite twabasangiza insanganyamatsiko na byose muze kutwandikira kandi muze kwibuka ukora subscribe mari wababwira abadusabira
nakutse iryinyeje abakunze marene bakore bakore like subscribe na share abakunze marene mwese mukore subscribe bakore na like na share banasharinge kugira ngo twese twinjire mu muryango wasobanukirwa TV Njye na oya RMC. nta rungu tuzabatera Oya nta umva kuhitamo hano reka manze nanjye nidekaranye muri he ngo tubereke ni ukuri kw'Imana Tuje gusobanura. uzajya uhita ahangaha udakozeho kuko uzayisanga wacu tuje kubaha show cyane tuje gusobanura ibyananiye gusobanukirwa ko tuhabaye kandi nuko tumeze reka Bye tubashimire rero. muze kugira ibihe byiza nimuze kubakoreye sobanukirwa TV Njye nimero yanjye muyishyireho Eh, ushaka kumvugisha azajya mvugisha Ubundi se yayivuze. mafite n'umukobwa n'abakobwa yivuge Yeah. yivuge yivuge nyivuge oya kuyivuga oya tuyishyiraho. byaba byiza nyivuge nayivuge noneho muze no kuyishyiraho 078 umunani oya genda abapasitoro 0788 0788 kane karindwi 47 kane kabiri 42 karindwi gatandatu 6 iba no muri momo aho cyane seka nta kabuza reka tubashimire mukomeze kugira ibihe byiza nakagaruka ni gusanukirwa TV nimujye kure yacu